naho twari turi natwe twumvise ko bamurashe turishima, twashimijwe nuko bamurashe kuko nawe yishe mugenzi we. Byari nka 8 z'ijoro ngiye kumva numva isasu riravuze, ngo yaragiye kubereka ahantu ngo ibyuma byishinzwe nyakwigendera ko byari ni hariya aho abantu bageze niho byabereye. Nyine twumvaga ko uwabikoze yafashwe nawe bamwica, byarangiye n'ubundi nawe bamwishe. Reka twongere tubahe ikaze. Ni inkuru yo mu murenge wa Gashanda aha ni mu karere ka Ngoma, aho polisi yishe umwe mu basore warugerageje gutoroka inzego z'umutekano ubwo yari agiye kwerekana aho yahishe ibyo yakoresheje yica umusaza. Ni umusaza wari wapfuye mu cyumweru gishize aho yari yishwe akaswe umutwe ndetse n'ukuguru. Abaturage rero muri iri joro bagiye kumva bumva uwo musore yarashwe nk'uko bari kubisobanura. Hano bahazanye umuntu wishe undi barahamwicira, rero ndavuga nti reka njye kureba nanjye aho hantu bicuye uwo muntu. Mpageze mpasanze umuvu w'amaraso n'abantu benshi bahagaze. Iyi niko numvishije ngo numwe muri babandi bari bishe wa musaza bagomba kumurasa kuko ibintu yakoze ntago ari byo, naho twari turi natwe twumvise ko bamurashe turishima, twashimijwe nuko bamurashe kuko nawe yishe mugenzi we. Ubundi yarasanga ubwo yica n'abandi tutabizi, ariko kuba yatuvuyemo ubu ngubu twamenye ko bamwishe turumva nta kibazo dufite. Byaratubabaje cyane, byatubabaje ko uwo musaza ko yari umuntu w'inyangamugayo, nta kibazo yagiraga abaturage. Tubabazwa nuko twumvishe bamwishe nabi urw'agashinyaguro bagenda batemaha. Iyo kintu cyatubabaje rwose, uwo musaza nta ribi yari afite mu baturage, uwamwishe nawe yishwe nyine. Kubera bamwisha agashinyaguro byaratubabaje cyane. Nyine twumvaga ko uwabikoze yafashwe nawe bamwica, byarangiye n'ubundi nawe bamwishe. Twabimenye mu bukerera cyane nka 10 buriya, twabimenye nyine twumvishije ngo wa umuntu bishe umuntu nawe bamurashe, ngo yaragiye gutoroka. Sinzi ko turi kubyumva gutyo, arwanya inzego z'ubuyobozi. Ubwo rero nabo urumva ko bahise bamurasa. Twebwe twabyakiriye neza kubera ko n'ubundi nawe yari yarishe umuntu. N'ubundi ikigaragara n'ubundi yari atwihishemo tutamuzi, ikigaragara n'undi wari we wese n'ubundi yari buzajya amunyuraho akanamwica. Rero kuya gusiga isomo ryo kuvuga ngo umuntu uzajya ukora ibintu bibi na abantu bose bibabereho intangarugero. Imyitwarire nyine umubonye ari kugenda no ku isura ukamureba inyuma ntago wamenya ko yakora ikintu nk'icyo ngicyo. Ariko nyine natwe byaradutunguye, twumva ko yagenda agashikuza n'abantu amatelefone gutyo muri karitsiye, nuko byari bimeze. Kuba yarashwe nawe ikintu yakoze ntago ari ikintu cyiza, yagombaga kuraswa. Kandi nyine ahanini nuko yari ari kurwanya inzego z'umutekano ashaka gutoroka, niyo mpamvu twebwe nk'abaturage batubwiye ko ariyo mpamvu ibyo bintu byabayeho. Njye nageze mu rukerera nka 10 cyangwa 9 n'igice, wari ugihari ariko bahise bamushyira mu modoka nyine barawujyana. Hari abantu benshi nyine badukoreye akanama batubwira uko bigenze, batubwira ko nyine bari bamujyanye yagiye kwerekana ibikoresho bakoresheje bica nyakwigendera nyine. Ubwo rero bavuga ko yahise ashaka kurwanya inzego z'umutekano, ashaka gutoroka, baramurasa. Twahabonye abapolisi nibo twasanze bahari, nibo njye nasanze bahari. Ubuyobozi bw'umurenge gitifu yari ahari na korodinata wa daso bari bahari n'ubuyobozi bw'akagari. Birasiga isomo ry'uko n'umuntu waba usigayemo nyine atekereza icyo kintu atakongera yabonye ibi bintu byabaye. Amakuru namenye nka 8 z'ijoro, ndangije byari nka 8 z'ijoro ngiye kumva numva isasu riravuze. Rimaze kuvuga tuyoberwa ibibaye. Mu kanya ubwo twese nk'abaturanyi twese duhana amatelefoni tubaza ngo mumvishije ibibaye. Ubwo nyine umuntu wese akaguma mu kijwijwe atazi ngo habaye iki, ariko tukumva amasasu. Numvishije nk'abiri. Ubwo rero mu kanya gato ngiye kumva umuturanyi wanjye
arampamagaye ati yewe ati ya masasu ati ni igisambo ati kiguye hano kata ahubwo nimuze murebe. Ndamubwira nti rero njyewe ndumva mfite ubwoba ntago nakaza. Ubwo nanjye nahise mpamagara umuturanyi wanjye uri hepfo yo kwanjye, ndamubwira nti ya masasu twumvaga ntiburya n'igisambo ngo bahiciye. Mu kanya umuturanyi wanjye arampamagara ati rega nimuze murebe ati biri hano kwacu. Ubwo n'ubundi twazamutse, uwo muturanyi yahise azamuka araza aratureba, turazamuka natwe tugeze kuko ngenuye hano inyuma hano, tugeze hano gutya tubona hari inzego z'umutekano. Ubwo baratubwira ati nimucangaha, turahaca tugeze hirya tubona cya gisambo aho cyaguye. Ubwo baratwereka bati uyu muntu muramuzi? Turareba turavuga tuti uyu muntu ntago tumuzi. Barongera ati nimwitegereze murebe ko ntaho mumuzi. Turareba tuti uyu muntu ntaho tumuzi kandi koko pe kuko yari umunyefukwe ntago nari muzi. Fukwe no umudugudu wa Fukwe mu kagari ka Kazo, ni Kazora ni umurenge wa Kazo. Hahise haza abandi ba mudugudu baba baraje mudugudu wacu azana n'abandi nibo babashije kutubwira ati uyu muntu ngo ni Nsengimana. Ati ni Nsengimana wa Fukwe. Nuko ati uyu ni wa wundi wishe wa musaza kuko twe tumaze iminsi dupfushije umusaza urupfu rw'urubozo tutazi uburyo umusaza yapfuye. Ngo mu kanya rero abantu bahise baterana ari benshi, amatelefone yacicikanyije, bose baraterana, bose bahataye ko ari Nsengimana uwo nguwo. Ubwo n'ubundi igihe cyageze inzego z'umutekano zihari w'umurenge n'akagari bose bari bahari, baraza baratugira inama ati rero uyu muntu twe twari tumuzanye ngo atwereke ibikoresho bakoresheje, tugeze hano atangira kuturwanya. Ubwo natwe rero nta kundi byagenze niba mubonye. Oya ibi bihaye isomo buri wese wanabitekerezaga. Twebwe ku bwacu ndagira ngo nkubwire yuko kubura ahantu saa moya ushatse warara aho ugeze, kuko twagize ubwoba n'umuturanyi wacu wa hafi. Twari turi mu ikaritsiye imwe, umusaza nta kintu yari atwaye, abantu nta n'ibirye nta n'iki, ariko twatunguwe n'urupfu rwe. Twumvishije yapfuye akamara icyumweru tutazi ngo umusaza abahangaha, tugatungurwa tumusanga muri Mushingirizi. Kuko rero uwo muntu wamugize gutyo nawe yapfuye, nta kibazo twagize, nta kibazo twagize. Aho turaza nyine n'abantu nyine turaza batubwira yuko bamuvanye mu modoka agiye kwihagarika, agiye kwiruka bahita bamurasa. Ngo yaragiye kubereka ahantu ngo ibyuma byishinzwe nyakwigendera ko byari biri, twasanze umuntu yapfuye. Akone nyine n'ubundi uwo nyakwigendera wapfuye niwe wishe ngo washinyagurira ngo ubushize. Isomo twakuyemo umuntu ajya amenya mugenzi we ko ari cyangwa umuntu twese ko tuva mu maraso amwe. Ni hariya aho abantu bageze niho byabereye.